Dr Dufatanye Elad, ndi umuganga uvura uburwayi bw'impyiko ku bitaro bikuru bya kaminuza bya Butare CHUB. Uyu munsi tugiye kuganira ku burwayi bw'impyiko, cyane cyane turibanda ku burwayi bw'impyiko bushobora kuvurwa bugakira. Buriya abantu bajya bagira ngo uburwayi bw'impyiko bwose ni uburwayi twita chronique, umuntu abana nabwo budakira, ariko buriya hari n'igice cy'uburwayi bw'impyiko tuvura bugakira. Ubwo burwayi rero bufite ibintu bibutera ku buryo tubashije kubyirinda cyangwa tukabyivuza neza bishobora gukira. Hari ibimenyetso umuntu ashobora kugira akaba yamenya ko afite ubwo burwayi bw'impyiko kandi ko afite amahirwe yo kuba yakira yivuje hakiri kare. Tuvuge nk'umuntu cyane cyane yabonye yihagarika nk'inkari zikazamo nk'amaraso cyangwa zigahindura ibara cyane rikajya kuba ryijimye cyangwa risa icyatsi kijimye, icyo ni ikimenyetso cy'uko yaba afite ubwo burwayi bw'impyiko. Ushobora no kugira ugasanga inkari zagabanutse cyane, niba wihagarikaga nko mu munsi litiro imwe ugasanga wihagaritse nka mililitiro 500, icyo gihe nabwo ni ikimenyetso cy'uko ushobora kuba ufite ubwo burwayi. Ikindi kimenyetso ushobora kugira, ushobora kubona wabyimbaganye umubiri wose, ugasanga ibirenge birabyimbye cyangwa mu maso harabyimbye cyangwa ugasanga umubiri wose uri kugenda ubyimbagana. Ibyo ni ibimenyetso bishobora kukwereka ko ushobora kuba ufite ubwo burwayi bw'impyiko. Ni ibiki rero bishobora gutera ubwo burwayi bw'impyiko? Akenshi usanga buterwa n'indwara zisanzwe zitwita za infection zitandukanye, harimo n'iyo tuzi cyane ya malariya. Buriya ushobora kurwara malariya ukaba wagira ubwo burwayi bw'impyiko. Ushobora kugira indwara ziterwa n'inzoka zo mu nda cyangwa izindi miswi zitandukanye, ugatakaza amazi menshi. Umuntu ashobora kuyatakaza mu musarane cyangwa ashobora no kuba aruka. Icyo gihe impyiko zirangirika ku buryo zirwara. Iyo utivuje rero ubwo burwayi bushobora gukomeza bukazaba chronique ku buryo butazakira. Ariko iyo uje kwa muganga hakiri kare, mu gihe arwaye iyo malariya cyangwa arwaye izo miswi cyangwa urimo uruka cyane, ukaza kwa muganga tukabasha kuvura hakiri kare, ubwo burwayi bushobora gukira. Hari ibyiciro by'abantu rero bafite ibyago cyane byo kugira ubwo burwayi. Ibyo byiciro birimo abantu bakuze cyane ku myaka 55 kuzamura, abantu bafite izindi ndwara zidakira, indwara babana nazo, umuvuduko w'amaraso uri hejuru, indwara za diyabete. Abo bantu bafite ibyago cyane byo kugira ubwo burwayi bw'impyiko. Tuvuge umuntu, niba uri umuntu ukuze ukaba urwaye na diyabete, uramutse ugize nk'akarwayi kagutera guhitwa cyangwa kuruka igihe gitoya, impyiko zawe zishobora guhita zangirika. Ariko iyo uje kwa muganga dushobora kugufasha ku buryo dushobora nibura gukiza ako karwara kaje, tukavura n'iyo mpyiko yari yangiritse. Ariko ntabwo bishatse kuvuga ko uburwayi bw'impyiko bwose buvurwa bugakira ako kanya. Hari n'ubundi uba ugomba kubana nabwo igihe cyose, nk'uko umuvuduko w'amaraso ubana nawo, nk'uko diyabete ubana nayo. Tukagomba kuwukurikirana, tukagerageza kwirinda ko impyiko zangirika cyane, cyangwa tukaba twabisubiza inyuma ho gatoya ariko bidakize. Kugira ngo rero ubashe kubimenya ko ufite ubwo burwayi ubukira cyangwa ubwo uzabana nabwo, ni byiza kujya kwa muganga nyine mu gihe ufite ibyo bimenyetso, hanyuma umuganga tukareba icyiciro cy'uburwayi urimo, tukamenya n'uburyo tugukurikirana. Tugaruke ku buryo umuntu yakwitwara kugira ngo amenye uko ahagaze ku bijyanye n'uburwayi bw'impyiko. Buriya uburwayi bw'impyiko bwose ntabwo ariko bugira ibimenyetso bigaragara, nubwo twari twavuze ko hari ibimenyetso ushobora kugira. Ariko impyiko ni inyama ifite uko yitwara ku buryo ishobora no kwangirika ntigaragaze ibimenyetso, kuko igerageza kwirwanaho mu bihe bya mbere ntugire ibimenyetso, bikazagaragara ari uko bigeze kure. Buriya rero abantu basabwa kujya kwa muganga kugira ngo basuzumwe barebe ko bahagaze, nubwo yaba nta kibazo afite, nta bimenyetso afite, cyane cyane ku muntu utangiye gukura nk'uko twabivugaga, aba afite ibyago byinshi y'uko yarwara izo mpyiko. Cyangwa umuntu uri no ku miti, buriya n'imiti abantu bahoraho, imiti y'igihe kinini, imiti myinshi, imiti y'umuvuduko, imiti ya diyabete, abafata imiti y'ubwandu bwa virusi itera sida, imiti y'umwijima ya za hepatite. Iyo miti myinshi igenda yangiza impyiko gake gake,
ku buryo mu minsi ya mbere nta bimenyetso ugira, bikazagaragara ari uko impyiko zangiritse ku kigero kiri hejuru. Rero ushobora kuza kwa muganga hakiri kare nta n'ibimenyetso uragira, tukaba twagusuzuma tukabasha kubona ko izo mpyiko zangiritse. Dufite rero ibipimo dukoresha bitandukanye byo kureba ubwo burwayi bw'impyiko. Harimo ibizamini byo mu maraso. Mu maraso hari ibipimo dupimamo byaba byazamutse tukamenya ko izo mpyiko zangiritse. Mu nkari hari igihe nk'uko navugaga ushobora kubona inkari zahinduye ibara ukabona harimo amaraso ariko hari n'igihe bitagaragarira ijisho, hakaba harimo ayo maraso cyangwa hakaba harimo n'utundi tunyangingo two mu mubiri dusohokamo kubera ko impyiko yangiritse ariko utabasha kubibonesha ijisho. Iyo uje rero izo nkari tukazipima mu byuma byabugenewe bya mikorosikopi, dushobora kubona ubwo burwayi bw'impyiko, tukaba twanabona hakiri kare ku buryo tubasha kubuvura ukaba wakira. Hari rero n'ibyuma bitandukanye dushobora kunyuzamo, hari ibyitwa za ekogarafi, hari za sikaneri, hari za MRI, dushobora kugucishamo tukaba twareba impyiko yawe uko imeze, tukareba uburwayi ufite, niba ari n'uburwayi dushobora kuvura ako kanya bugakira tukakuvura ugakira, niba ari n'uburwayi uzabana nabwo tukamenya uburyo tukakubwira uburyo witwara. Hari n'imiti tuguha kugira ngo nibura tubihagarikira aho tubiboneye ntibikomeze kwiyongera cyangwa tube twanabisubiza inyuma ho gatoya. Ni byiza rero kwisuzumisha hakiri na kare nubwo yaba nta bimenyetso ufite, birafasha cyane.